YouTube ni urubuga rukoreshwa mu kureba amashusho, ikaba inzira iri gukoreshwa na benshi mu kwiga ubumenyi bushya. Ikoreshwa n'abatari bake mu kwagura ubucuruzi bwabo binyuze mu kwamamaza. Ni icyambu kigana ku bukire ku bayikoresheje neza. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe uko wabona amafaranga mu gihe washyize ibikorwa byawe kuri murandasi. Ndakwibutsa ariko kujya hasi ku muyoboro wa YouTube new update ugakanda kuri subscribe no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibishya new update bayaguteguriye aho waba uri hose kandi mu buryo bukoroheye. YouTube yashinzwe muri 2005 n'abagabo batatu aribo Chad Hurley, Steven Chen na Jawed Karimu. Bose babanje gukorera ikigo cya PayPal, nyuma bahavuye baje kwihuza bubaka urubuga rwa YouTube. Video ya mbere yagiye kuri YouTube ni ya Jawed Karimu. YouTube yaje kugurwa n'ikigo cya Google muri 2006 angana na miliyari 1.35 z'amadolari. Magingo ya YouTube ifite agaciro gasaga miliyari 160 z'amadolari, ushaka kuyigura nayo wakishyura. Kugira ngo Jeff Bezos, umwe mu bakire ba mbere ku isi, agura ikigo cya YouTube, nawe byamusaba gusaba inguzanyo kuko ubwe wenyine ntiyayigura. Ibi bisa n'ibitari bimenyerewe ku bindi bigo. Nyuma y'imyaka 13 YouTube igiye mu maboko y'ikigo cya Google, agaciro kikubye inshuro zisaga 100. Ni gute YouTube ibona amafaranga cyangwa ihemba abashyiraho amashusho, aba YouTubers? Icyo usabwa ni ukureba iki kiganiro cyose kugeza ku musozo kugira ngo urusheho kuza gusobanukirwa. Ni kenshi iyo tureba video tubona nta muntu twishyuza, benshi bidutera kwibaza ko YouTube yaguzwe miliyari 1.35 z'amadolari. None nyuma y'imyaka 13 ikaba imaze kwikuba inshuro zijya kungana hafi 100. Aya mafaranga ava hehe? Ninde uyatanga? Icyo wamenya nuko aya mafaranga ari twe tuyatanga. Ninjye nawe tuyatanga, twe tureba ziriya video. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe icyo twakita AdSense na AdWords. Aya magambo niyo Google ikoresha mu kubyaza amafaranga atagira ingano YouTube ndetse n'abakoresha murandasi internet. Ikindi twibaza ni kenshi tubona abantu baritse akazi bari basanzwe bakora, bagahitamo kujya bashyira amavideo kuri YouTube umunota ku wundi. Yewe na hano mu Rwanda nureba neza urasanga hari abuzi. Ese amafaranga bayahabwa nande? Babona angana gute? Bica mu zihe nzira? Tutagiye kure, ibigo byinshi ku isi bibarirwa mu mamiliyaridi atagira ingano, aho twavugamo Facebook, Google na Instagram, kenshi turabikoresha, ariko kumenya ngo aya mafaranga batunga bayakura he ni ikibazo. Akenshi amafaranga y'ibi bigo ava mu kwamamaza ibikorwa by'ibindi bigo cyangwa abantu bikorera ku giti cyabo. Ndetse aha ni naho ibinyamakuru byose byaba ibyandika ndetse n'amateleviziyo n'amaradiyo byose bikura amafaranga. Itandukaniro rya AdWords na AdSense bikoreshwa na Google mu kwishyura ndetse no kwishyuza abakorera ibikorwa byabo kuri murandasi, ari naho YouTube ibarizwa. AdWords, iri jambo niyo ryasimbujwe ijambo ads tumenyereye haba ku binyamakuru byandika cyangwa se iyo tureba video kuri YouTube turaribona. Icyo risobanuye nuko haba hari abantu baba bishyuye Google, hanyuma iyo ikaza kwamamaza ibikorwa byabo bitewe naho bahisemo bashaka ko babimenya ndetse naho baherereye. Urugero, niba hari ikigo cyo mu Bushinwa gishaka kwamamaza ibikorwa byacyo ku Banyarwanda, Google izavugana n'iki kigo, nyuma Google yo izareba imbuga zikunzwe gusurwa cyane n'Abanyarwanda abariho ishyira ads. Ubundi buryo nuko Google yo izajya muri systeme yayo ishyiremo ko umuntu wo mu Rwanda naramuka afunguye murandasi akajya gusoma amakuru ku rubuga runaka cyangwa akajya kureba video runaka kuri YouTube, azahita hazaho akajambo ads. Niko bigenda, noneho umuntu akabona nyuma ubutumwa bwa cya kigo buratambutse, bikaba akarusho nagakandaho kuko nibyo bizemeza neza ko wabubonye. AdSense bwo ni uburyo Google ikoresha noneho yishyura ba bantu yagiye ikoresha imbuga zabo yamamaza mu butumwa bwatanzwe n'ikigo gifite ibicuruzwa runaka. Urugero, niba umuntu afite ikinyamakuru cyandika, noneho ya ads igaragaza ibikorwa by'ikigo runaka, ikazaho noneho wa musomyi akaza akayikandaho cyangwa akayifungura, amafaranga Google izafata izayagabana na nyiri ikinyamakuru. Ushobora kwibaza ngo amafaranga umuntu ayabona gute? Ni ukuvuga yuko hari uburyo Google iguhitishamo uko bazajya bakoresha baguha amafaranga yawe. Akenshi bayatanga binyuze kuri sheke cyangwa kuri konti ya banki. Nyuma bitewe n'amahitamo ya nyiri bwite, niwe uhitamo uburyo bumunogeye azajya ahembwamo. Nuza kureba neza, ibinyamakuru bikomeye ku isi nta bana cyangwa umwanya wabugenewe bigira bashyiramo itangazo runaka cyangwa ibirango by'ikigo runaka. Hano mu Rwanda nibwo buryo tugikoresha. Dushishoza neza urasanga ibinyamakuru byandika hano mu Rwanda bifite ibyapa bya MTN cyangwa ibyapa byamamaza Skol, aho kubijyanye n'amafaranga Skol cyangwa MTN ivugana na nyiri urubuga, nyuma akajya yishyurwa bitewe nuko bavuganye.
Gusa ibi si byiza kuko hari ibigo bitoya bitabona uko byamamaza ibikorwa byabo kuko biba bihenze cyane. Ibi bigikora hano mu Rwanda ndetse no hafi ya Afurika yose, bitandukanye n'ibihugu byamaze kugera kure mu ikoranabuhanga, kuko bo igikorwa nuko bya bigo bikennye bifite amafaranga make, iyi mikorere igezweho ya Google izabifasha kugeza ibikorwa byabo ku baguzi bitabahenze cyane. Tugarutse kuri YouTube ya Google yuko ikora, hari abantu bazana inkuru zabo YouTubers, indirimbo cyangwa ibiganiro byigisha, nyuma uko birebwa cyane ni kubona amafaranga. Gusa aya mafaranga ba nyiri YouTube aribo Google nabo amafaranga bishyura aba YouTubers bayakura mu kwamamariza abantu bafite serivisi cyangwa bafite ibicuruzwa bifashishije za video twe tugenda tugashyira kuri uru rubuga. Uko bigenda nuko naho bashyiramo za ads twavuze haruguru, naho amafaranga nyiri igikorwa wazanye ya ads ashaka gushishikariza abantu ibikorwa bye we yishyura ba nyiri YouTube. Nyuma amafaranga babonye bakayagabana na wa wundi washyizeho ya video yakoreshejwe bamamaza cya gikorwa. Gusa aha naho niba umuntu umwe yarebye video agakanda kuri ya ads yaje ari kuyireba, amafaranga kuri nyiri iyi video ariyongera cyane kurusha wa wundi wayirebye ntakandeho. Niyo mpamvu ushobora gushyira video yawe kuri YouTube ukagira umubare munini w'abayirebye, undi akagira muto, nyuma ukabona yakurushije amafaranga. Nta kindi kibitera usibye ads, bitewe n'uburyo zarebwe. Ikindi, ntabwo bashobora kukwishyura nibura utaragira amafaranga angana n'amadolari 100 kuri konti yawe. Ese buri muntu wese washyize video kuri YouTube arishyurwa? Ntabwo buri muntu wese ushyize video kuri YouTube yishyurwa ako kanya, bifata igihe bitewe n'imikorere ya nyir'ubwite. Ni ukuvuga nufungura YouTube channel ntabwo uzashyiraho video imwe ngo batangire kuguhemba, bizafata igihe. Icya mbere bazabanza kureba umubare w'abantu barebye video ufite kuri channel yawe. Nibura nugeza ku bantu 10,000 nibwo YouTube channel yawe izaba yemerewe kuba monetize cyangwa kuba watangira kwishyurwa kuri buri video ushyizeho hashingiwe uko bazajya bayireba. Gusa kugera kuri urwego YouTube bo ubwabo nibo bakohereza email ikubwira ko wateye intambwe. Iyo ntayo urabona ubu gisabwa gukora cyane. Aha nta kindi kigenderwaho. Ubusanzwe niba video yarebwe n'abantu 1000 akenshi uba ushobora kubona amafaranga amadolari 2, ari nayo baheraho bayishyura bigakomeza kuzamuka uko abantu bayireba biyongera. Ikindi, iyo yagiyemo za ads twavuze haruguru ariyongera. Ni kenshi twumva ngo umuhanzi wo hanze yakoreye amafaranga aruta y'abandi ku mwaka kurusha abandi. Urugero, muri Amerika ko bo bamaze kugera kure muri ubu bucuruzi niho biba cyane, kuko birashoboka ko indirimbo imwe ishobora kurebwa inshuro miliyaridi cyangwa inshuro triliyaridi. Iki gihe bayoramo amafaranga menshi. Gusa twe ikibazo turajwe inshinga nacyo no gutunga indirimbo downloading, mu gihe bo babirenze dore ko bazirebera kuri murandasi internet nta ku downloading. Hari n'ubundi bucuruzi bugezweho bukoreshwa bagurisha indirimbo, akaba ari uburyo bwitwa streaming service, tuzagarukaho mu nkuru yacu ikurikira. Kanda subscribe no kunzogera niba uri mushya kuri new update. Ujye no muri comment utugezeho icyifuzo cyangwa igitekerezo cyawe, ndetse kandi unasangize iyi video inshuti zawe niba ubona hari icyo yabamarira. Mwakoze kubana nanjye Bertrand, naho ubutaha.